kandi nanone ntacyo bitwaye turambuye amaboko tugahereza Imana icyubahiro. Icyubahiro ni icy'Uwiteka iminsi yose. Ndashimira Imana ko impaye kuba hano kuri uyu munsi w'icyumweru. Kenshi mba ndi Nyamata ku cyumweru, ariko Imana ishimwe ko impaye umugisha wo kubana namwe kuri uyu munsi mwiza. Haleluya. Amagambo dufite tugiye kuganira aragendana n'ibihe nabonye hano, haba ku bantu bavutse, abakristo bashya, n'uyu murimo mwiza wo kweza abakozi berezwa gukora umurimo w'Imana. Ndetse natwe turi hano ziko twese biratugirira umumaro mu buryo bwo gucunguza uburyo umwete. Kadusome amagambo ari mu gitabo cya Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nkuko bwanditswe na Matayo, ibice 16 n'umurongo wa 18. Matayo 16:18. Ndagira ngo umwanya nkukoreshe neza n'izindi gahunda zize kubona uko zikorwa mu gihe. Matayo 16:18, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nkuko bwanditswe na Matayo, ibice 16 umurongo wa 18. Nanjye ndakubwira nti uri Petero. Abahageze niko Matayo 16:18. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarushobora. Kadusubiremo. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Katuyahuze n'amagambo ari mu gitabo cy'Abefeso. Abefeso ibice 5 n'umurongo wa 24. Tuganira ijambo ry'Imana. Abefeso ibice 5 n'umurongo wa 24. Abefeso ibice 5 n'umurongo wa 24. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, abariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. 25. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. 26. Ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ni mu Efeso dusoreje ibice 5 umurongo wa 24 dusoreza kuri 27. Dusomye na Matayo ubutumwa bwiza 16:18. Ndagira ngo tugire ituze mu bana badufashe, kuko tugiye kwiga amagambo y'ubwenge. Kandi abantu bagiye kuvuga amagambo y'ubwenge bisaba ko batuza bakumva. Tuvuge ngo amen. Bibiliya tubwiye ngo nuko rero uri Petero, nzubaka itorero ryanjye ku rutare, n'amarembo y'ikuzimu ntazagira ate? Ntazarishobora. Paulo abwira Abefeso, arababwira ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akagira ate? Akaryitangira. Arabwira ngo bagore mugandukire abagabo banyu nkuko Kristo akunda itorero. Ageze munsi aravuga ngo yararyejeje iryo ni itorero, ngaryejesha amazi n'ijambo kugira ngo azaryishyire ridafite iki? Ndagira ngo tuganire ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Iryo yavugaga ryari iki? Yavugaga itorero. Haryo ubwo ni irihe? Rehoboti gusa. Impaka ziravutse. Bamwe bati ni Rehoboti, abandi bati ni ADP, abandi bati ni Anglikani, abandi bati ni Abadive, abandi bati ni Zion, abandi bati ni iki. Hari abavuze ngo ni itorero rya Kristo. Murimo muraza neza. Bishatse kuvuga ngo mu matorero hari n'itorero.
nibyo muravuze ngo ni irya Kristo sibyo se ese ubwo iryo rya Kristo ni Rehoboti ese ubwo iryo rya Kristo ni Zayoni ese ubwo iryo rya Kristo turamenya riri ni murivuge mu izina turimenye tujye kuriteraniramo bishatse kuvuga ngo mu matorero hari n'itorero nibyo bishatse kuvuga ngo mu madini hari n'itorero tugiye kuvuga iki tugiye kwigisha muri we ngo kuba mu idini nka adresse ariko ukaba utuye mu itorero nka gakondo kuba mu idini nka adresse ariko ukaba utuye mu itorero nka gakondo kuko tubonye ko mu matorero hari itorero tubonye ko mu madini hari itorero niko kuri ndagira ngo mbabwire ngo ino turi aha duteranira naharya mujye muteranira ni adresse ariko hari n'itorero kandi iryo torero ryo riracyari mu ibanga manishimwe ntabwo rirayishurwa igihe cyo guhishurwa kwaryo ntabwo kiragera ariko abantu baryo barimo barategurirwa mu madini Mani dufasha bize kumvikana tugiye kuvuga kuba mu idini nka adresse ariko utuye mu itorero nka gakondo wewe ushobora kuba utuye muri Rehoboti ariho usengera ariko gakondo yawe uri mu itorero rya Kristo kuko nimunyumve Yesu naza guhamagara azahamagara itorero ntazahamagara idini yego se ntabwo azahamagara Rehoboti oya ntabwo azahamagara ADEPR oya azahamagara itorero kuko itorero niryo yapfiriye ntabwo yigeze apfira idini Yesu yapfiriye itorero niyo mpamvu yabwiye Petero ngo n'amarembo y'ikuzimu reka mbabwire amadini bazayafunga bongere bayafunge ariko itorero amadini yanyu abashumba bazayahunga bayate ariko itorero okele mbonde la fosse lebo amadini yanyu azagira ibibazo ariko itorero abashumba banyu bazagwa ariko umukuru w'itorero nyiritorero ariho bakristo muvutse bushya warimeneye amaraso mube mu madini nka adresse ariko muture mu itorero nka gakondo kuko itorero niryo rizabona Yesu ntabwo ari idini bantu nibyo bibeshye njyewe ubwo hano bamvuze nabi ndahava njye guteranira muri indi dini iryo ni idini ndaje mbabwira itandukaniro ry'idini n'itorero mbereke kuntu umuntu ashobora ikintu cyatuma umuntu abarizwa mu idini ariko atuye mu itorero nka gakondo tuvuge ngo amen twongere ngo amen idini ni adresse ariko itorero ni gakondo mugashyira ahantu cyo ni cyambere idini ni adresse ariko itorero ni gakondo kabiri idini ni iry'abantu ariko itorero ni irya Kristo Imana ishimwe idini n'urufatanye idini ni iry'abantu ariko itorero ni irya Kristo ngo azabahagaze ku bicu ngo yahamagaye itorero ngo abantu baryo bazahishurwa ngo bamenyekane abaribo ubu biracyari akavuyo ariko uyu munsi ngiye kukubwira ngo imuka ube mu idini nka adresse ariko uture mu itorero nka gakondo imuka idini ririca idini riramugasa idini riyobya abakristo bakundwa turi abana b'Imana Mana ishimwe ariko uko tuzasa ntikurerekanwa bene data icyakora kuriha tumenye byabaye kubake
Imana ihimbazwe cyane. natwe bitugezeho humuri yatangije ni nayo ayiba kundwa we turaba nabima ariko uko tuzasa we ni kurerekanwa bene data we icyakora kuri tumenye we mugaza. Bwana asifiwe. Uyu munsi abantu bafite icyifuzo cyo kwimuka tukaba mu idini ariko dutuye mu itorero nk'iki gakondo. Mana ishimwe. Reka mabwire, mu idini turatandukana ariko itorero riri mu bumwe. Mu idini turatandukana abantu bagatandukana. Reka mabwire ikintu Bibiliya yemera. Bibiliya yemera ko abakristo abantu b'Imana bashobora gutandukana ariko Bibiliya ntiyemera ko bicamo ibice. Gutandukana birashoboka kuko dushobora kuba turabashumba babiri tugatandukana kubw'ubutumwa bwiza kujya kwagura ubwami bw'Imana ariko kwicamo ibice ni icyaha. Yego se none se Aburahamu yatandukanye na Loti ntago biciyemo ibice, batandukanye kubw'umuhamagaro. Umuhamagaro urabatandukanya. Imana ishimwe. Paulo yatandukanye na Mariko kandi barahagurukanye ariko ntabwo bigeze bicamo idini. Rero mu idini baratandukana. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Umva ikindi, mu idini umuyobozi w'idini arasaza akanapfa ariko itorero uko yahoze cye n'ubu niko ari. Kristo ni nakazakomeza. Ndaje mbabwira ikintu cyadufasha kuba mu itorero kuba mu idini nka adresse ariko dutuye mu itorero nk'iki nka gakondo. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Bantu bangahamagariwe gukorera Imana, mumaze gusengerwa, mwerejwe gukorera Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo idini ntirihemba. Umuntu wese wakoreye idini kubw'ibihembo kugwa kwe kwabaye kurekure. Idini ntirihemba. Yureramo ibihembo. Iyo ukora duhembwa n'itorero kuko mujya muririmba mukaririmba mukavuga ngo azaduhemba. Ngo ubwasaza azagira ute ngo azaduhemba. Niyo mpamvu umuntu wese wakoreye ibihembo mu idini kugwa kwe kwabaye kurekure kuko idini ntirihemba, ahubwo dukorera mu idini twashimirwa mu itorero Imana ikariduheramo umugisha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni gute umuntu yaba mu idini akaba mu idini nka adresse ariko atuye mu itorero nka gakondo? Mana ishimwe. Kandi reka mabwire, ibihumbi biracyahari muri Afrika, ibihumbi birahari muri Aziya, ibihumbi birahari muri Amerika, ibihumbi birahari. Umva hano ibihumbi bigize biti. Ndagira ngo mabwire ikintu kimwe tugiye kwigaho cyagufasha kuba mu idini nka adresse ariko utuye mu itorero. Ako kantu mukongereho, utuye mu itorero ni ikintu kimwe gusa, aricyo nacyo tuvuye mu cyumweru cy'ububyutse no kuvugururwa. Bavuze amagambo ndanezerwa kuko iki cyigisho nkimaranye iminsi. Bavuze amagambo numva bamvugiye ibintu. Ikintu kimwe cyonyine cyagufasha kuba mu idini nka adresse ariko utuye mu itorero nka gakondo, kimwe gusa, ni ukwemera kuyoborwa n'umwuka we. Ibindi bireke, izindi experience zihorere, andi matitre yareke, abayoborwa n'umwuka nibo banyoye itorero gusa. Aho baba batsengera hariho ibyakozwe n'intumwa 13 ngo mu mahanga yose ubaho Uwiteka
agakora ibyo gukiranuka, Imana igira ute? Mu mahanga ngahe? Mu yandi magambo, muri ADEPR, mu badive, mu mahanga yose abubaha Uwiteka, niyo kodi, bagakora ibyo gukiranuka, abo bantu Imana kwemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana nicyo kintu cyonyine cyagwesha kuba mu idini ariko utuye mu itorero nka gakondo. Kwemera umwuka wera ukawemerera, ukawubwira ngo nyemerera nyoborwe n'uwo mwuka. Kandi reka ntandukanye iki kintu. Buri mukristo wese uvutse ubwa kabiri, impano ya mbere Imana imuha ni umwuka wera nk'umuyobozi. Buri mukristo wese uvutse akavuka bundi bwa kabiri, impano ya mbere ijuru rimuha ni umwuka wera nk'umuyobozi, apana nk'impano, nk'umuyobozi. Ni ibintu bibiri. Umuntu wese buriya hari ibintu mudakwiriye gusengera abanyamubatizo. Umuntu wese wemeye gupfana na Yesu akazukana nawe, hari marayika w'ijuru umuzanira umwuka wera nk'umuyobozi. Buriya mwuka wera akora ibintu byinshi muri twe. Hari mwuka wera nk'umuyobozi, hari mwuka wera nk'impano. Mwuka wera akora ibintu byinshi muri twe. Niyo gift ya mbere ijuru ririho umugenzi yatangiye urugendo, irimuha umwuka wera nk'umuyobozi. Kuko ntiwagenda n'Imana udafite uwo mwuka. Ndaje nguvugeho gatoya. Ntabwo wabana n'Imana udafite uwo mwuka, kuko ijambo ryaravuze ngo abasenga Data ngo bakwiye kumusengera mu kuri, ngo ariko bari no mu mwuka, ngo kuko Imana ni umwuka n'abayisenga bakwiye kwisengera mu mwuka. Petero wa mbere ndaje tuvuge kuri uwo mwuka. Petero wa mbere ibice 2:2. Kangusome ndisomera ijambo. Petero wa mbere ibice 2:2. Mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Naryumvise. Petero wa mbere 2:2. Mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza umwuka wera, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Ntabwo ari ukubageza kuguhanura, ntabwo ari ukutugeza kukubwiriza, ni ukwifuza umwuka wera kugira ngo adukuze atugeze ku kiyego. Muri tsindagira rirakomeye, twifuza umwuka wera nk'amata adafunguye, kugira ngo uwo mwuka udukuze utugeze. Ni rero nta adresse, ariko atuye mu itorero nka gakondo, kondisiyo ni imwe, ni ukwemera kuyoborwa. Semeni amen. Tuzamurira Imana icyubahiro. Ibindi byihorere, uko ubyibwira, uko ubitekereza, uko wakuze, uko iwanyu mubigenza, kwa Yesu ushyira hasi. Ni ukwemera kuyoborwa n'umwuka wera. Nuko ukabyemera, ukavuga ngo ndabyemeye, ngaho mwuka wera we ngwino ukora akazi gakomeye muri iki. Ndababwira impamvu. Kugira ngo tube mu itorero nka gakondo, turi mu idini nka adresse, impamvu dukeneye umwuka wera, icyambere nuko umwuka wera ari utuma agakiza gakomeza kuryoha. Ndanezerewe. Biragoye ko wakomeza kunezezwa n'agakiza udafite umwuka wera, kuko umwuka wera ni utuma agakiza gakomeza kuryoha. Bishyira ahantu, byandika ahantu. Umwuka wera ni utuma agakiza gakomeza kuryoha. Ni byose kuririmba bigakomeza bikaryoha, kubera ko mu idini bararirimba niyo umwuka yaba atahari. Mu idini ariko twakuze se, ariko twabisanze se, indirimbo ko zanditse se, mu idini bararirimba niyo umwuka waba udahari. Niko kuri. Indirimbo ko zanditse se,
bintu byose ko tubifite mu idini se, ko dutangira saa 12 saa 3 tugasoza saa 6, mu idini biranditse ni ku murongo. Ariko mu itorero bafashwa n'umwuka wera, ngo niwe ubakumbuza ijuru, ngo ukababwira amakuru. Muririmbyi yavuze ngo murinzi we menyesha igihe, ngo iwacu se ni muhero, aravuga ngo ndacyabaza ibyaremwe. Tuzamurira Imana icyubahiro. Mwuka wera ni utuma abantu bakomeza gukizwa, nubwo isi yahinduka umwuka agakomeza kubafasha. Mana ishimwe. Mwuka wera. Naho mu idini bagendanwa n'ibigezweho, ibyaje byose mu idini birinjira, ariko mu itorero ngo umwuka wera niwe ubarobanurira ibibakwiriye. Tuzamure. Mwuka wera ni utuma agakiza gakomeza kuryoha. Waba uje ku rusengero ukumva amateraniro aracyaryoshye, waba ufashe mikoro ugiye kuririmba ukumva biracyaryoshye, kankubaze mbese biracyaryoshye? Bana muvutse vuba, umwuka wera azabafasha gutuma bikomeza kubaryohera. Manishi, ese ibintu by'Imana biracyaryoshye muri wowe? Mu idini baterana kugira ngo pasiteri ababone, ariko mu itorero bahaba kugira ngo umwuka wera akomeze abaganze. Mu idini abantu baraterana ngo umushumba atazavuga ngo iki, kandi iyo banyandike icyumweru tumazemo nabonye abantu biyandikisha. Biriya nibyo mu idini, ibi tumazemo iminsi babandika ni ibyino mu idini. Mu itorero ntibandika. Abayira basi ngo yabamenye kera, yabashyizeho ikimenyetso, abasi Imana yabo bazakomera. Wakomeye Imana amashyi. Ariko abasore b'imigenda bazagenda baruhe, bazacogora rwose, ariko abatetereza biriya bintu babandikaga. Biriya nibyo mu idini. Nta muntu uza mu materaniro azanywe no kwandikwa. Biriya nibyo mu idini. Biriya byo kuvuga ngo nishake ngere saa moya banyandike, biriya nibyo mu idini. Mu itorero nibakururwa, ahubwo umwuka wera ngahora bakumbuza ibihe byiza byo kubana n'Imana, ngahora batera inzara n'inyota byo kubana n'Imana. Dawidi yaravuze ngo naranezerewe. Mu idini abantu baraterana, agataha ari uko pasiteri amukubise ijisho, kavuga ngo ubwo yambonye turebye. Mu itorero suko tugiye iwacu, mwe mbonye n'ubushatse nakwitahira. muze mwisigara gusingiza umucunguzi, muze mwisigara. Abagezeyo baragwiriye, baranezerwa umwana w'intama, abandi bari mu nzira. Muze mwisigara, abagezeyo baragwiriye, baranezerwa umwana w'intama, abandi bari mu nzira. Muze mwisigara. Sema haleluya. Mbariza umuntu ukwegereye ngo biracyaryoshye. Guterana biracyaryoshye, kwiriza ubusa biracyaryoshye, kurepeta biracyaryoshye, guterana biracyaryoshye, gutanga biracyaryoshye, gusenga zamurira Imana icyubahiro. Mwuka wera ni utuma bikomeza kuryoha. Numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga, ngo njye musenga iteka ntacyo nzamuburana. Yanyishuriye yamenya yose, yambabariye. Zamurira Imana icyubahiro.
imbere yayandebe iwe nzahagararayo nzabajyanye iminyago barishu ishikirize Yesu yabishuye yamena Yesu yamahariga sema haleluya yemwe biracyaryoshye biracyaryoshye mwuka wera ni ikirungo cy'agakiza niwe utuma bikomeza kuryoha umva de ntibibe mekanike bikaba ibintu biri automatique kumva imana ukumva birihuta gusenga ukumva birihuta rero kugira ngo umuntu abe mu idini nka adresse ariko atuye mu itorero biramusaba umwuka kuko umwuka wera Sara fata kaboneza badi kwa munda bihebuje ramone ayiye Sara fata Sara fata kaboneza banshimunda kwa munda bihebuje Ninye ko kwizera kwanje ari huke Ninye ko kwizera kwanje ari huke ayiwe iyo ngiye kuneshwa Yesu ni ayiye Sara fata Sara fata arishu biracyaryoshye bashumba biracyaryoshye baririmbyi biracyaryoshye bakristo mbese biracyaryoshye pakile sonta folebo babwiriza ubutumwa mbese biracyaryoshye mana si ndavuga bitatu gusa nicaye icyambere mwuka we ni utuma agakiza gakomeza kuryoha kandi kakaryoha atari uko byose bitunganye kakaryoha kuko Yesu akiri umwami ku buzima bwacu yaravuze ngo naho bahingira ubusa inzabibu ntizera imbuto nta kabuza ko nishimira imana y'agakiza kanjye kugira ngo uture mu itorero mu idini nta kabuza afusha n'ibyo nkunda rwose nabo umva ati nta kabuza biracyaryoshye guterana biracyaryoshye umunezero w'agakiza mwuka wera tuma haba umunezero w'agakiza mana ishimwe malgré ibintu bitameze neza circonstances zose waba urimo umva ati umwuka ahora aduha amakuru uko bizaba bimeze kose abantu b'itorero umwuka ahora abaganiriza mu idini akavuga ngo nimuhumure bana banjye naratsinze kandi natsinze urupfu uko bizaba bimeze kose ibyo waba uri gucamo byose umwuka wera ahora akubwira ngo tuza niko bimeze abantu b'itorero bahorana amakuru ariko abantu b'idini bahora muri biracitse niba hari ikintu kibi ni ukugendana n'umuntu w'idini kandi wowe gakondo ari itorero umuntu w'idini arakuvuna umuntu w'idini arakudindiza kuko viziyo y'umuntu w'itorero ntabwo ariyo viziyo y'umuntu w'idini intumbero si zimwe iyo bajya ntabwo ari hamwe tuvuge ngo amen icya kabiri umwuka wera akora ku bantu b'itorero kugira ngo babe bashyitse rwose bageze ku kigero gikwiriye umwuka wera amabwire bene data umwuka wera niwe utwemeza iby'icyaha nta dini ryemeza umuntu icyaha ndagira ngo iki kintu tukiganire nk'abantu b'Imana kuko kirakomeye ndavuga kandi kamwe dusenge umwuka wera niwe utwemeza iby'icyaha idini ntabwo ryemeza icyaha
nukuri kw'Imana ndaje mbibabwiye ntabwo idini ryemeza icyaha ariko umwuka wera ni utwemeza kandi kahana mfite umukiza ujya mvugira ku mana n'ishuti dahana zingizo mwisi iteka arandinda kankingira n'ibya icyama jewe Imana ikwereke Yesu uretse gato katancika harakana ijuru rimanuye abantu bose birinze icyaha kubw'idini bakomeye gake kuko bamwe bagiye kure y'idini batinyuka ibyo batinyaga. Abantu bose birinze icyaha kubw'idini bakomeye gake kuko bagiye kure y'idini batinyuka ibyo. Nta dini yakwemeza icyaha ni ukuri kose. Reka mbabwira ka bana muvutse vuba mwifuza umwuka wera nk'amata adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku kigero. Kamabwira ikintu, hari ikintu idini ryanyu ryakwemera ariko umwuka wera ntakikwemerera. Ariko baroko turi kumwe n'abinyuma turi kumwe. Hari ibintu idini ryanyu ryakwemera ariko umwuka wera ukurimo akakubwira ngo njye ibyo sinabyemera. Niyo mpamvu abantu bose bakunze Imana, natwe niko byatugendekeye. Abantu bose bakunze Imana mu idini gukomera kwabo kwabaye guto kuko kure y'idini baracumuye. Tuzamurire Imana icyubahiro. Iwanyu bashobora kuba bemera ibi ariko umwuka akakubwira ngo njye oya ibi simbyemera. Kubwo umwuka wera bishatse kuvuga ngo umwuka wera nk'umuyobozi w'itorero, buri muntu wese umutunga amutunga nk'umutungo we bwite. Nta bantu basangira umwuka wera, yego se, kuko hari ibyo azakwemerera hari n'ibyo azakuza. Ndibwirinde kumeshoninga amadini, mvuga amadini, ariko nanjye ngo mbabwize ukuri, hari abantu bakurikije imihango y'idini bibabuza kwegera Imana kubera idini. Twiwacu bigenda gutya, twiwacu bigenda gutya. Reka kakantu nkavugeho, niba mu idini ry'iwanyu hari doctrine bashyizeho, hari uko bagenda. Burya iyo wishe umuhango w'idini wiyemeje kujyamo uba ukoze icyaha. Niba iwanyu mwambara ibitambaro, niba iwanyu mutambara amapantaro, kandi ukaba waragiye muri iryo dini ukemera na doctrine zaryo, ukabyemera ukabihamya n'umutima, ukabirenga ukabikora, wakoze icyaha. Nubwo hari abandi basenga bazambaye baratunganye ku bwa doctrine zabo, ariko wowe. Niyo mpamvu kugira ngo umuntu ashobozwe kuba mu itorero arasabwa gutunga umwuka wera, kuko umwuka wera niwe utwemeza, akakwemeza icyaha. Hari ijambo bibiri rivuga ngo mwirinde icyaha n'igisa. Hari ubwo icyo ni igiki? Igisa n'icyaha ni iki? Nimumbwire. Kandi nako kagomba gusobanura. Ndagira ngo aka kantu tugasobanukira. Mameri ni iki? Mwirinde icyaha n'igisa. Igisa n'icyaha ni iki? Ko nako kagomba gusobanura. Reka nze mubaririmbise ni bakuru n'abakuru bitore. Mwirinde icyaha, sibyo? N'igisa. Igisa n'icyaha ni iki? Gwicyori Oliver atuye ngo igisa n'icyaha ni igitegura icyaha, ngo ni igitegura icyaha. Byanka aratubwiye ngo igisa n'icyaha. Byanka uvuze neza, uvuze neza, uvuze neza. Igisa n'icyaha ni cy'umwuka ashobora kukubuza ku giti cyaha. Wacyumvise? Wacyumvise? Ni cy'umwuka ashobora kubuza mama Boneri ntakibuze Aline bicaranye. Verite? Mwuka akabwira Aline ngo ukazana ubusa ifumu. Kamubwira ngo kandi ntugakore gutya, ntukagende gutya. Ibyo bintu tubigendanemo nge nawe,
kandi ribe ibanga ryanjye. Tuzamure kuja bigende bibe ibanga ryanjye. Umva, ntukavuge gutya, ntukambare gutya, ibanga ryanjye nawe niyo umva mu idini baravuga ngo none se ibi mbikoze hari aho byanditse? Ese iki cyo cyaba ari icyaha? Ese pastor, ibi bintu ni icyaha? Hari ibintu rero, hari ibintu abizera basigaye batega abashumba kugira ngo bumve ko babashyigikira cyangwa se babaha go ahead ngo babikore. Rero nabwiye abashumba ndavuga ngo umuntu nakubaza ngo iki kintu ni icyaha cyangwa se icyo, ujye umubaza ngo umwuka wera ukurimo arakwemeza iki. Ujye umubaza ngo umwuka wera ukurimo. Mureke nkavuge gasobanuke. Umuntu nakubaza ngo reka ibi bintu ni icyaha cyangwa se icyaha, jya umubwira ngo mbese umwuka ukurimo urakwemeza iki? Icyo umwuka ukurimo akwemeza kora icyo. Tuzamure data. Umwuka wera n'utwemeza iki? Nta dini ryemeza umuntu icyaha, ariko umwuka wera ajya twemeza iby'icyaha. Umwuka akakubwira ngo hoya. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo mwirinde icyaha n'igisa nacyo. Muzirinde ibyo bintu kuko bizabaviramo umwaku, bivire mu muvumo. Gatatu, tugasenga. Mpamvu dukwiriye umwuka wera. Umwuka wera, urakoze Yesu. Aka gatatu, umwuka wera. Impamvu dukwiriye umwuka wera, umwuka wera niwe udufasha mu mahitamo anezeza Imana. Umwuka wera adufasha mu mahitamo anezeza, atanezeza kamere, ahubwo anezeza, atanezeza abantu, ahubwo anezeza. Umwuka wera niwe udufasha amahitamo anezeza Imana aho kunezeza abantu. Ariko idini rikunda kunezeza abantu. Idini rikunda gukomerwa amashyi. Idini rikunda gushimagizwa. Idini rikunda gutakwa. Ariko umwuka wera niwe uduhitiramo amahitamo anezeza ikiyemo, anezeza Imana. Imana ikavuga ngo ukutoranyije biranejeje. Nicyo mwumva cyitwa kumvira Imana. Ni umwuka wera udufasha amahitamo anezeza. Wajya muri garderobe umwuka wera akakubwira ngo ufata kano. Meretse kumva umwigisha yigisha neza, aravuga ngo reka barokore b'iki gihe dusigaye tuva mu rugo tutasenze. Abantu bate kuki? Aravuga ngo umwigisha aravuga ngo nta kuntu wava mu rugo wambaye gutyo wanasenze, kuko ntabwo umwuka wera yakwemera kwambara ibyo bintu wasenze. Harumvikana? Ntabwo wakubitamo ibyo bintu wambaye nuko wambaye bidahesha Imana icyubahiro ube wavuye mu rugo wasenze. Imana ishimwe. Rero umwuka wera niwe udufasha amahitamo anezeza iki? Mukristo ari mu rugendo. Mukanya tugiye gusenga. Uzi ikintu tugiye gusengera? Ntabwo turi bubwire Imana ngo duhe umwuka wera. Turi bubwire Imana ngo ngire utwemerere kuwumvira kuko turawufite. None se umwuka wera nk'umuyobozi ni impano y'abagenzi bose. Icyangombwa ni ukuwemerera gusa. Naho ubundi umwuka wera ni uwabuze. Ntabwo turi buwusabe kuko twarawuhawe. Turabwira Imana ngo ngere utwemerere kumvira iryo jwi. Baratubwiye kuwa gatanu ngo umwuka wera n'ijwi ryongorera, rituje, rituyobora neza mu gukora byiza. Iryo rero turarifite twese. Ahubwo turajya ngo tubwire umwuka wera ngo twemerere n'ujya uvuga twongere twumve, kuko kuwufite aho turawufite. Mana ishimwe. Ni ukuwumvira, ni ukumvira iryo jwi, ni ukumva ikintu umwuka avuga. Kubera ko nta muntu ushobora kubarizwa mu itorero adatunze umwuka wera. Biragoye kuko ni umuyobozi, ni utuyobora kubana n'Imana neza. Mukristo ari mu rugendo turimo turavuga ngo ika gatatu, umwuka wera niwe udufasha
amahitamo anezeza. Mukristo ngo ari mu rugendo yahuye na Apoloni, bahura mu gihe kibi. Mukristo ameze nabi, amasezerano yaratinze, ibintu byose byarakomeye, ari mu bibazo, atazi icyo yakora n'icyo yareka. Na Apoloni aravuga ngo ariko yewe mugenzi uragana he? Mukristo aravuga ngo mvuye mu gihugu kirimbukiro, ndagana mu rurembo. Abasomye mumfashe, ndagana mu rurembo Siyoni. Aramaze ngo none se ukorera mutware ki? Aravuga ngo umutware w'icyo gihugu arakomeye, atunze byose, afite byose, nta kimunanira, ashoboye. Apoloni aravuga ngo none se ko nanjye ndi umutware w'aha hantu uri, icara tujye inama. Tuzamurira Imana icyubahiro. Icara tujye inama, uko ni ku isi tuganiriza. Icara tuganire. Aravuga ngo niwemera ukanyoboka, ndaguha ubutunzi uri kureba aha hantu hose, ibi narabigabanya, n'ibi narabigabanya, n'ibi narabigabanya. Niwemera ukicara ukankorera, ndabiguha byose bibi byawe. Tuvuge ngo amen. Mukristo ngakubitamo icyitwa controle technique y'umwuka wera. Mu gihe ari kubitekereza, Apoloni aravuga ngo umugabo ugiye mu gihugu cye ndamuzi, uko mumbwiye nagiye mwumva ndanamuzi. Aravuga ngo ikintu muziho, arahemba ariko ahemba atinze, arakora ariko akora atinze. Tumuzaburire icyubahiro. Haleluya! Agira neza ariko agira neza atinze, arateturura ariko ateturura atinze, atanga abana ariko abatanga atinze, atanga amazu ariko ayatanga atinze, atanga amamodoka ariko ayatanga atinze, atanga abagabo ariko abatanga atinze. Apoloni aravuga ngo nunyemerera tukagendana, ngenda biguha vuba. Mukristo ngakubitamo umwuka wera, aramubwira ngo uva nkubwira Apoloni, ndabizi uhemba vuba, ndabizi uhemba byihuse, ndabizi uhemba ibikomeye, ndabizi uhemba ibifatika. Aramubwira ngo ariko ibihembo byawe ntabwo biramba. Aramubwira ngo nubwo wajya ahemba atinze, ariko ibyo akoze bimara igihe, biraramba, bigira umumaro, birakuka. Aramubwira ngo rero reka nkomeze. Ariko ababyumva twazamena cyane. Ntabwo nabizemera gusigara, njye ndashaka gukomeza. Ntabwo wagera ayo mahitamo udafite umwuka wera. Umwuka wera ni uduhitiramo, ni udufasha kugira amahitamo anezeza. Tugiye gusenga. Ibi ntabwo bisaba kubivugaho byinshi, ndagira ngo twicare tubanze dufate umunota umwe, kuko umwuka turawufite. Turabyemeranya, turabyemeranya. Umuntu utawufite amanika akaboko, kandi ntubeshe. Niba nawe ufite amanika akaboko nkwereke, uwuzuzwe nonaha. Utawufite amanika akaboko. Umukristo uri hano wabatijwe mu mazi menshi, udafite umwuka wera nk'umuyobozi. Simvuze guhanura, simvuze kwerekwa, simvuze kubwiriza, ndavuga umwuka wera nk'iki? Nk'umuyobozi w'itorero. Utawufite arambura ukuboko. Abashumba mwitegure dusengera umuntu yuzuzwe. Wumva adafite umwuka wera, wumva adafite ijwi rimuba hafi. Yarabatijwe mu mazi menshi, yarabatijwe mu mazi menshi. Ari umukristo yaragiye kwigaburo cyangwa arijyaho, adafite ijwi rimubwira ngo have sigaho, adafite ijwi rimubwira ngo kora iki, adafite ijwi rimubwira ngo icara aha, adafite ijwi rimubwira ngo. Bibiliya tuvuga ngo nuko iyo nkingi y'igicu yabajyaga imbere ku manywa ikababera umuco, nijoro ikaba umuriro, ngo niko byagendaga buri gihe. Tuyibwire ngo ngero uduhe kumvira ijwi, kuko turarifite, kuko rirahari. Impamvu tugiye kubisaba Imana nuko umuntu adashobora kuba mu itorero adafite umwuka wera. Mu idini ho wahaba, ariko kubarurirwa mu itorero biragoye. Tugiye gusenga. Buri muntu wese wumva hari ahantu yagiye aninira ijwi, rikaza rikakarininira. Nubu uri gikomanga, nubu uri kigukomanga, nubu tuvuze ibi rirongera riragukomanza, rirakubwiye ngo ibuka na bya bindi n'ibi ngibi. Ndagira ngo uhaguruke mu mwanya wawe, ni wowe uri bwibwirira Imana, wibwire ngo ndashaka kongera kumva ijwi ryiza ryawe, ume kuryumvira, ume kugenderaho, ume kuryitaba, kugira ngo nkore ubushake bwawe. Muhaguruke dusenge. Suko
tutumvise, ahubwo nuko tutumviye. Aho niho ibihano bizamo. Mu yandi magambo mugerageze mumvire Mwuka Wera, kuko Mwuka Wera aravuga. Haleluya. Samuda, Mwuka Wera aravuga. Karitsiye komerisiya, Mwuka Wera aravuga yewe. Haleluya. Witeye mu ntebe yawe kuri biro, Mwuka Wera aravuga. Haleluya. Uri muri kwasiteri, Mwuka Wera aravuga. Witeye mu ndege, Mwuka Wera aravuga. Haleluya. Ku buriri bwawe, Mwuka Wera aravuga. Haleluya. Reka mbabwire barokore bo muri iki kinyejana, mureke twumvire Mwuka Wera. Haleluya. Ntabwo tuzahanirwa ko tutumvise. Tayari tuzahanirwa ko tutigeze twumvira Mwuka Wera. Kumvira Imana no kumvira Mwuka Wera ni savoir peine byose ni iki kimana. Ariko Mwuka Wera aravuga. Samurene Mwuka Wera aravuga. Mu muhanda Mwuka Wera aravuga. Kuri telefone uhamagaye Mwuka Wera aravuga. Ceceka garukirizaho. Haleluya. Arakubwira ati waretse kumuhamagara ko Mwuka Wera. Reka mbabwire barokore ba muri iyi minsi y'imperuka, mureke twumvire Mwuka Wera kandi mwifuza amata Mwuka adafunguye. Amen. Tugiye gusenga Imana. Nawe uyibwire ngo kandi ndashaka kongera kumva ryajwi. Birashoboka ko hari amajwi menshi yakuzabiriye yabivanze. Yibwire ngo ngere uyungurure, nongere numve ryajwi. Rimwe numvaga nyakira agakiza, rimwe numvaga nkibatizwa. Ryajwi ryarindi. Erega birashoboka hari igihe amajwi aba menshi, Satani akakumvisha menshi kugira ngo utumve ijwi ry'ukuri. Ndagira ngo ubwire Imana ngo ngarurira ryajwi ry'Umwuka Wera. Reka turambura amaboko. Uwiteka nyiribihe, Imana ikomeye, abayoborwa n'Umwuka bose nibo bana b'Imana. Twize ijambo rivuga ngo umuntu ashobora kuba mu idini nka aderesi, ariko gakondo ye iri mu itorero. Kandi n'umuntu niyaba mu itorero adafite uwo mwuka. Ikiduhagaritse aha ni ukugira ngo wongere utugarurire ryajwi. Ryajwi ryo muri 2010, ryajwi ryo muri 2011, ryajwi ryo muri 2013, ryajwi ryo muri 2017. Turashaka ryajwi ryarindi ry'Umwuka Wera, rimwe ryatwongoreraga rikatubwira ngo sigaho, rikatubwira ngo nyuraha, rikatubwira ngo bikore, rikatubwira ngo haguruka, rikatubwira ngo icara, rikatubwira ngo senga, rikatubwira ngo iyirize, rikatubwira ngo ryajwi. Umwanzi yaraje aritwiba, umwanzi yaraje arikura mu matwi yacu, adusigira akavuyo n'akajagari k'amajwi. None ntabwo tucumva Imana neza, none ntabwo tucumva kubaho kwayo. Ariko turaseze cyane, uva amajwi y'abagabo, uva amajwi y'ababyeyi, uva amajwi y'abasore, uva amajwi y'abakobwa. Lozala kitandelebo, o takinde fosika. Ongera usubize abantu ryajwi. Ryajwi ryongere rigaruke mu mitima. Ryajwi ryongere ryumvikane mu matwi. Ryajwi ryongere riganize ubuzima bw'abera, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse rwose. Ndabasengeye cyane kugira ngo buri muntu wese utsinzwe n'ijambo afate icyemezo gikwiriye, kugira ngo Umwuka Wera yongere agenga ubuzima bwe. Bantu b'Imana nibuzuzwe, bantu b'Imana nibahabwa imbaraga, bantu b'Imana nibahabwa amavuta, bantu b'Imana nibongere bakira ubwiza, bantu b'Imana nibongere basubizwemo imbaraga, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse rwose. Urakoze kubw'ijambo, mwigisha sangire n'abigishwa, kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze kwaguka. Buri wese awutunge uwo Mwuka Wera nk'umutungo we ku giti cye. Uzajya umuyobora ku manywa na nijoro, ukamurinda icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse rwose. Ngaho ganza kandi utegeke ubuntu n'amahoro biva ku Mana bikomeze kubana natwe twese, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwicarire, Imana ibarebe neza, ibaho umugisha. Nuko rero iryo jwi
ntirive mu mitima yanyu ku manywa na nijoro, ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Iryo jwi ribane namwe muryamye, muzutse, mukora, mugenda. Iryo jwi ry'Umwuka Wera ntirekabure ku buzima bwanyu. Imana ibarebe neza, ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.